Shalom 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 akumva shama bene data nkuko musanzwe mufite bose kuri gahunda dufite tujya dusangira ku biganiro tuba dufite buri weekend ako nababwiye kuwa gatatu no ku cyumweru una munsi dushaka kujya dusangizanya duhana sinzi nabyita ubumenyi sinzi nabyita guhugurana sinzi nabyita muri rusange ariko no guhanahana dore nko kungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana cye kungurana ibitekerezo ku mikorere y'umurimo w'Imana kuko hano kenshi iyo tuba turimo nk'abantu ari abayobozi b'amatorero cyangwa se abagiye kuzaba nk'abayobozi b'amatorero bashaka guhabwa ubwo sinzi nabyita ububasha cyangwa se guhabwa izo nshingano niko nabyita kugomba kuba ugize uno munsi turi ku kintu cyitwa laying on of hands byo gusengera umuntu murambikaho ibiganza ko ni ikintu kiba gikomeye ntabwo ari ikintu gipfa kuko nguko umuyobozi ugomba kuba witeguye ko biri kose umuntu aje gusaba ko wamusengera kubera ikibazo iki cyangwa kiriya n'ibintu bikorwa kuri gahunda ntabwo ari ibintu kuko nguko hari n'ibintu byo gusengera nk'abantu bigomba kuba kuri benefit z'Imana cyangwa kuri some purpose z'iby'Imana niyo mpamvu twabonye bimwe nko mu gihe twari ko turareba mu gihe cy'isezerano rya kera mu buryo byakorwaga mu isezerano kandi kwagiramo muri make kuko niba twakoze umwanya munini ariko tuza kubona ko mu isezerano rya kera ni uburyo butatu gusa twareba uburyo gushyira ikiganza ku muntu mu isezerano rya kera kenshi byari bishingiye ku bintu urebye bitatu b'ingenzi. Transference of spiritual blessing or authority. Transference means that something spiritual flow from the one laying right to the one is touching. Urabwo byaba umuntu umwe bijya ku wundi ariko ugasanga aho bivuye n'umuntu yatumwe n'Imana agiye kurambika ibiganza ku Imana yahisemo kugira arambikweho ibyo biganza. The public confirmation of spiritual blessing or authority received from God. Icya kabiri byari nk'ubuntu buryo buri public bitewe n'ahantu umukozi w'Imana bari abakozi baduhagarariye doke za nkingi z'ijambo ry'Imana over byaba biri hagati public confirmations bikaba uri nko mu bantu barambika ibiganza bitewe n'ibintu bihari ibintu biri kuba ariko noneho kuri purpose byanditse biri benefit biri beneficial ku bintu ku Mana none biri committed to God for special ministry none ibi cya gatatu ibintu biri committed to God ku kintu kiri special kuri ministry niko bakoraga uburyo butatu gusa noneho tuza gusanga icyo gihe bahagarara ku bintu bitatu cyane byabiraga byabiraga dufate nko ku ngero z'abantu se batatu Abalewi hari Abisirayeli Abalewi na Mose nko ku Bisirayeli mu Bisirayeli kadusome uko byagendaga dusome hano muri Genesis mu itangiriro 48 itangiriro 48 murongo wa 14 twumva ukuntu havuga nubwo
wa 14 dusome izina rya Yesu havuga ngo Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu, umuhererezi arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi ko Manase ariwe wari imfura. Amen. Urabona aho ngaho ukuntu byagenze, ukuntu barankayibiga, ntabwo tugusobanura cyane ko ari ibintu birebire, ariko shaka mube gusa purpose na benefits ukuntu byajyanye n'abakozi Imana kubarenga kureyinga on hands ku muntu runaka. Noneho ku bintu by'Abalewi, Leviticus rero dusoma muri Numbers, se muri kubara kubara 8 ku 10, 8 ku 10. Dusome izina rya Yesu haravuga ngo umurika Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli barambikeho ibiganza. Amen. Umurika Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli barambikeho ibiganza. Umurike Abalewi imbere y'Abisirayeli, umurika Abalewi 8:10 umurika Abalewi imbere y'Uwiteka. Umurike Abalewi imbere y'Uwiteka. Amen. Iyo ni Mose yabwirwaga, amurika Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli barambika ibiganza, maze Abisirayeli barambika ibiganza. Abisirayeli nyakuri ko abantu bemeraga Imana, bakora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu rero mugenzi nakubwiye no mu isomo ry'ejo twabonye ku cyumweru gishize, Umwisirayeli nyakuri nuwemera ijambo ry'Imana akarikurikiza, ni Umwisirayeli. Ntabwo nabwiye ko ubushize buri gatatu mu Umwisirayeli twavuga ko Umwisirayeli nyakuri ntabwo ari uriya twumva hariya muri kiriya gihugu. Amen. Umwisirayeli nyakuri numva ijambo ry'Imana akarikurikiza, agakora n'ibyo Imana ishaka. Amen. Bivuga ko Abisirayeli Mose yabwirwa ngo Abisirayeli barambike ibiganza, nuko abantu abantu bemera Imana, bakorera Imana, abakozi b'Imana. Amen. Babita Abisirayeli, ntabwo Umwisirayeli wese ari ukuva mu mutura gusanzwe. Amina. Noneho gihe cyo kuri Mose murabizi amategeko kuri Mose ibyagiye biba byakorambikwa ibiganza, iki bantuze ba Yoshua bahitwamo cyangwa se batoranywa, n'ijambo ntabwo ryumvikanye ngo bahitamo ibyo bahitwamo, no good. Batoranywa and also sweet. Nuvuga ko aho tujye muri Numbers kubara nyine no dusanga ukuntu akazi kagenda muri Numbers 27 kubara 27 umurongo wa 18 ugeza kuri 20, 18 ugeza kuri 20. Mu izina rya Yesu mukavuga. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yoshua mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambike w'ibiganza, umushyire imbere ya Eleyazari umutambyi w'iteraniro ryose, mwihanangirize mu maso yabo, kandi umuhe ku byuhiro cyawe kugira ngo iteraniro y'Abisirayeli ryose rijye rimwumvira. Amen. Tuje kuri 22 dusimbuke. Mose abigenza uko Uwiteka amutegetse, ajyana Yosuwa amushyira imbere ya Eleyazari umutambyi w'iteraniro ryose, amurambika ibiganza, aramwihanangiriza Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Amen. Kumva urabyumva, ntabwo bisobanura cyane kugira wumve ko uko Imana arayobora abantu kugira barambikeho ibiganza. Abakozi Imana barambika ibiganza kuba Imana yahisemo, yabanza kubikora ubwayo, ikabitegura, ikanagutanga message y'abantu bagiye gukora iki, bagiye gukora uwo murimo. Noneho iyo turebye mu gihe cy'isezerano rishya rero, icy'isezerano rishya ntabwo ari byinshi. Icyo tuba tuzi cyo mu isezerano rishya tuzi ko Yesu Kristo amaze kugera hano, tumaze kugera muri icyo gihe cy'ubuntu n'imbabazi cya Yesu Kristo. Nuvuga ko habaye
ifite record ibice nka bitanu byabaye kuri General Purpose for the Laying On, nk'ibice bitanu byari ifite ifatiro mu kurambika abantu ibiganza. Ariko hano tugiye kuvuga cyane kuko Yesu yakoze, ntabwo twajya kuvuga cyane ko niba ari byinshi kugira ngo ababwire gusa muri make. Nuvuga ko Yesu kintu yakoze Yesu Kristo hano mu buryo mu kwamaza mu gihe cya ministry akora bya ministry we kwari kurambika ibiganza cyane ku bantu, ko yarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Yakoze ibintu byinshi, arambika ibiganza, asenga, akora iki. Amen. Arasaba dufate ingero zimwe nke, dufate ahantu nk'atanu nyine aho ngaho ni record ziri General Purpose kuri Yesu Kristo. Reka turebe hano muri Mariko, tubambira hano muri Mariko turimo ya 6:5, dusome izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe keretse abarwayi bake yarambitsweho ibiganza arabakiza. Amen. Amen. Nicyo Yesu yakoze ahambere. Noneho dusome muri Luka. Muri Luka 4:40. Dusome izina rya Yesu. Nuko izuba rigiye kurenga nuko izuba rigiye kurenga abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe barabamuzanira, abarambikwa ibiganza, umwe arabakiza. Amina. Ahantu twahavuzeho cyane, niyo mpamvu nta muntu n'umwe birya byo kuvuga ngo nko tuvuge muri mwiteraniro mu rusengero nk'umuyobozi, abantu nibaje abarwayi baje gusengera ku barwayi, gusengera ugomba kurambika ikiganza ku muntu uwo ari we wese. Niba ari mu rusengero abantu bafite abayobozi, tujya tumaze kubona abayobozi ubu usanga nta mwanya bagifite, bashaka kwihutisha ibintu. Niyo mpamvu ubona n'iki gihe usanga abayobozi ikibazo gihari, usanga no gufata Bibiliya mu ijambo ry'Imana ngo basome Bibiliya ubu byabaye ikintu gikomeye kiremereye, no gutwara iPad bya ngo bikoroshe. Nabo ubanza wagira ngo nta mwanya bagifite. Niba habaje abantu gusengerwa, ke twakivuzeho cyane, rambika ikiganza nk'umuyobozi kuri buri muntu, kuri buri murwayi. Niba ari abantu bazanye ibibazo, ari ugeze umwanya bati abafite ibibazo bitandukanye bakaza ko rambika ikiganza cyawe kuri hano. Yesu ubwe buri murwayi wese ngo yamurambitseho ikiganza. Kubera iki tugira ubunebwe? Kubera ko abayobozi bagira ubunebwe bwo kurambika ikiganza, ugasanga ari koroshe, ugasanga abantu bari gusaba ngo n'umwanya. Ntabwo icyo ari gisobanura imbere y'Imana ngo umwanya. Rambika ikiganza ku muntu wese kugira ngo kuko bya Yesu ntugere ikirenge mu cye. Ni hano yarambitse ikiganza kuri buri ngo, kandi ngo bugorobye. Bugorobye. Amina. Ngo nuko izuba rigiye kurenga, ibaza izuba ryari rigiye kurenga, ariko abarwayi bamuzaniye bose ngo buri umwe wese yamurambitse ikiganza. Amen. Imana tugire neza kandi Imana idufashe. Dusoma muri Luka nuze indi record ya 3 muri ministeri ya Yesu Kristo nziza cyane zikomeye, muri Luka 13. Luka 13 ku murongo wa 13 nyine. Dusome izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo amurambikwa ibiganza, muri ako kanya aragororoka, hagarara yemye ahimbaza Imana. Amen. Amurazi ko nigihe Yesu yakize umugore wari uhetamye. Amen. Wari uhetamye kandi buhaye no ku munsi w'isabato arimo yigishiriza mu sinagogi. Amen.
ngariko amurambikaho ibiganza gusa. Mana tugire neza. Aragororoka. Mana ni nziza. Muyobozi rambika ikiganza ku muntu w'umurwayi uje cyo gusengera abarwayi, cyo gusengera ibibazo, cyose cyo gusengera abantu baje gushaka ahubwo bufasha imbere y'Imana. Niba uri kubikora kuri benefit y'Imana, ibyo muri kubikora kuri benefit y'Imana, ku nyungu z'Imana cyangwa se kuri purpose z'Imana, rambika ikiganza usengere, gukora ikiganza kuri buri muntu wese. Amurambika ibiganza, muri ako kanya aragororoka. Mubyeyi arababaye, ariko Yesu cyo yarambika ibiganza. Ari umuyobozi, nawe witegura ko umuyobozi, fata ako kanya, ntukatwarwe n'umwanya. Niba ko ibyo urimo ukora rwose biri kuri benefit y'Imana cyangwa biri kuri purpose z'Imana, fata ako kanya urambika ibiganza. Wese umwanya ugezemo agashaka ubwo bufasha, rambika ibiganza. Niko kuri. Amen. Reka turebe indi ya gatanu iri muri Mariko. Mariko dusubira inyuma gato, 16, 17 na 18. Dusome izina rya Yesu. Aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Mwumve abayobozi ubu hari ntibakora ukabenga, nk'uko twari tuhavuga, ukamenya ari gusiganwa n'umwanya, ugasanga ngo capu umwanya uratujyanye, ngo vuba umwanya uratujyanye. Oya, niba uzi ko ari ikintu ukora kuri benefit y'Imana cyangwa kuri purpose y'Imana, kora umurimo nk'uko Imana itegeka. Ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Amen. Bazafata inzoka, kandi niba n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iki ntacyo kizagutwara, uzafata inzoka kandi uzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Imana idufashe tugire neza. Umuyobozi, ntawe ushaka kuba umuyobozi, kuko byose birashoboka. Wumve ko kurambika ibiganza ku muntu mu bufasha ashaka ubwo ari bwo bwose, yaba arwaye, ari icyifuzo afite, cyangwa se ikindi kibazo, ahantu agusanze, haba mu rusengero cyangwa agusanga aho utuye, cyangwa ati ndashaka ubufasha bwo gusengerwa muri iki, jya ukora uwo murimo uko bikwiriye, jya ukora muri ubwo buryo. Gusa nubwo tuvuze bwatumurika ni byinshi, ko tuganira byinshi umwanya munini, ariko muri make n'umuto nibi. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza, tubane ibi byose kandi mujye mudusengera, ko dusengera ijambo y'Imana, tujye dusengera ibihe byose, amanywa na nijoro. Nicyo gikwiriye ku bana b'Imana. Shalom shalom. Ubwo tuzongera icyumweru gitaha, nzajya mbagezaho tuno duke ibyo tuganira, bari ibintu byinshi ariko duke twungurana